ubwo nkazajya nshaka igifundi gutya ariko nkabona ni ingutu kuko igifundi cy'iki gihe abajeni urabizi ubushomeri ntabwo byoroshye ariko bazi level biriho yo kubona akazi biragoye cyane muri make. Kuri life experience ufite ni ikihe kintu waje kubona gishtakemurwa n'amafaranga? No guca bugufi. Nicyo kintu kitabasha gukemura product nziza anyoterwa no kubikora bikaba byakitirirwa njyewe wabikoze noneho ku buryo brand yanjye igenda ari brand yanjye kubera ko mu Rwanda mu budodo ntabwo ibintu biri common ntabwo ubudodo buri common muri iki gihugu. Nta style z'ubudodo zihari ku buryo wumva ngo Hello beautiful people, reka nizere ko aho muherereye mu mande zitandukanye mumeze neza. Reka ndamutse abavandimwe n'inshuti zacu muherereye mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru n'Iburengerazuba, mwese aho muri ndizera nashidikanya ko mumeze neza. Abavandimwe bari mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge, namwe nagushidikanya mumeze neza. Ntabwo twakibagirwa abavandimwe bacu bari mu ntara ya gatandatu y'u Rwanda aho ruterwa inkingi na diaspora, mwese aho muri ndabasuhuje kuvuga mu bihugu bitandukanye, abari Europe, Canada, America, Asia, Africa, mwese aho muri ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu kiganiro Road to Fame Behind FM. Ni kuri channel yanyu, ni channel yanyu ni Legend Nation TV, aho tujye kuza tuganira mu buryo butandukanye. Hano kuri Legend tuganira byinshi bitandukanye, ariko we deal with the talent. We deal with the talent. Ni muri urwo rwego twaje mu ishusho nshya kandi nziza, aho tujye kujya tuganira n'abajene bafite byinshi bagezeho babikesha impano yabo. Reka nizere ko rero mumeze neza, yaba kuri wowe utameze neza mwihanganishe aho bitameze neza uyu munsi. Twizera Imana ko uyu munsi iyo bitameze neza byanga bikunda hari ikintu cyiza kiba kiri mu nzira. Nkuko mwabibonye rero sindi njyenyine, ndi kumwe n'umwe mu bajene nzi bafite creativity ikomeye cyane hano mu gihugu cyacu. Bamwita Danny Rwanda aka Mr Kadodo. Ngo hayi kaze brand. Murakoze cyane. Menya mbivuze nabi nkaba mfobeje aho ukura umugati. Lenye ko Mr Rudodo Kadodo dubara ukuntu bitavugitse rero. Yeah. Okay, ni Danny Rwanda, designer as a fashion stylish. I'm a founder of Rudodo Collection. Yeah. The founder of Rudodo Collection. Ibi byose turaza kubiganiraho mu buryo burambuye. Rudodo Collection, inkomoko yabyo, igitekerezo cyavuye hehe. Bizera nashidikanya ko abo tugiye kubana muri kino kiganiro bari buze kuryoherwa. Ariko mbere yuko tugera ku nsanganyamatsiko yacu, reka mubaze akantu gatoya. Kuri life experience ufite, ni ikihe kintu waje kubona gishtakemurwa n'amafaranga? No guca bugufi. Nicyo kintu kitabasha gukemurwa n'amafaranga kubera ko akenshi uciye bugufi ingeri zose zirakumva kandi murahuza, bityo bigatuma uba blessed mu nzira zitandukanye. Yeah. Dari ndashaka rero ko wibwira abantu Dani ni muntu ki, mbega ibwira abantu mbere yuko dutangira ikiganiro basobanukirwe neza umuntu tugiye kubana muri aya masaha yose tugiye kumana na tuganira. Yeah. Dani ni umunyarwanda. Ndi umusore, navuga ngo ndi single. Gusa I'm searching. Yeah. Narigize gura kibagiwe arukuru. Ikindi Dani ni umusore uvuka mu karere ka Nyagatare, ariko urabizi iyo uvutse isi irakuyobora ikakujyana aho ushatse. Nisanze ndi hano, rero nkaba narisanze mu mideri, so nubwo buryo uwo niwe njyewe. Yeah. Koze baza kumuntu wagiye nahisemo gukomeza kukwita Mr Urudodo kuko n'ubundi nibyo bijyanye n'ibyo turimo. Sinzi niba abantu bakurebye neza ku ngofero nziza cyane. Iyo ngofero yitwa gute? Iyi ngofero yitwa Chocolate Bernhard. Chocolate Bernhard. Ola akagofero keza cyane gakozwe n'ubundi mu rudodo nka style yawe usanzwe ukoramo. Turabona umupira mwiza wo kwifubika by'umwihariko muri ibi bihe bikonje turimo mu Rwanda. Yeah. Umupira wo izina niri? Yeah, iyi ngiyi bayita triangle cardigan. Akaba ari nkuko mubibona ni design y'umugongo.
nahise triangle nk'uko mubibona ni impande eshatu zigiye ziriho za design, so nubwo buryo rero ni inspiration yaturutse mu bundi nkunda imibare, n'izindi collection zose muzagenda muzibona ariko ziri mu mibare. Sure. Ubundi urundi rubyiruko busanga imibare batayikoze. Ikintu cyose ni imibare. Ariko ndagira ngo n'ubundi tukiganira umugongo ni style, ni design dukunda kubona cyane mu miteguro ya Kinyarwanda. Ubundi umugongo ni iki ku bantu batankawe tugize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe mu mideli? Umugongo ufite gisobanuro ki muri design, mu miteguro y'umuco wa Kinyarwanda? Ubundi umugongo ni donc bamwe babibona muri decoration zigiye zitandukanye mu makwe, ma event agiye atandukanye, cyangwa mu masare ari VIP, ariko umugongo ni culture y'u Rwanda, ni umuco Kinyarwanda. Uvuga umugongo usobanura kuba donc nka kumwe mu gihe cya cyami bagiraga imideli bambaraga, so wasangaga rero hariho imideli y'umugongo rero bikaba bivuga ngo kuba hari ikintu runaka cyabasha kuguheka ku buryo cyakugeza ku yindi level. Yego. Okay. Nkundire tugaruka inyuma ho gatoya muri introduction waruduhaye, uravuze ngo ndi umusore utaravukiye mu mujyi wa Kigali, ariko ubuzima tubamo buratizengurutsa rimwe na rimwe tukisanga hari aho turi atari uko twe twabihisemo. N'ubundi turi mu rugendo rugana ku iterambere ry'ibikorwa byawe, ari nacyo kintu nshaka ko rumwe mu rubyiruko abajeni badukurikiye baza gukuramo inyigisho yabafasha. Ndagira ngo udusobanurire iby'urugendo rwawe duturutse aho hirya kure aho waturutse. Urumva ni birebire ni birebire kabisa. Buriya gutangira urugendo bisaba kubitekerezaho. Okay, testimony yanjye wenda navugaho nyeya kuko ngiye kuyivuga ntago nabona amasaha nyivuga ni menshi, byaba bikunda ni byinshi ariko dushusho. So mbere na mbere ngewe nize wenda primaire n'amashuri yasika tuyareke, ariko ngiye muri superieur nize ubwubatsi. Baze kwiga ubwubatsi nsoje secondaire nibwo nahise nerekeza nabanye se niba ngiye kuba umuhumaniste ni gute nabyaza umusaruro ubwubatsi bwanjye. Nibwo natekereje kuvuga se reka ngende nshaka akazi nk'abandi bafundi bose, ngira amahirwe nkazajya nkabona, ariko kukabona bikaba bisaba izindi nzira. Ndavuga rero ubu ukuntu nabigenza ntago nakomeza nca muri izi nzira bitewe na ambition mfite, ntago byasa n'ibigoranye cyane. None nibwo natekereje niyungura inama ndavuga se ni gute nagira undi mwuga niga. Ubwo nari nyiri mu rugo mpita nekereza ndavuga sasa reka njye Kigali kuko Kigali hari ibintu byose. By honestly navuye mu rugo batazi, nta muntu n'umwe bazi ngo ngiye kureba cyangwa iki, bagiye kumva umurabwe ngo ndagiye. Nukuvuga ngo i Kigali n'ubundi wari uje nta famille wari uhasanze? Ariko suko ntaziyafite, ahubwo nari nje mu nzira zo kugira ngo mbe independent kuko era ko hari intego nari mfite. Abantu benshi barabizi by'umwihariko abajene, ibintu byo mu mafamiye ni byiza, ariko hari igihe bimbogamizi kuri bitewe na target ufite. Sometimes time management ya famille hari ukuntu isa nkaho igucalenginga bitewe n'ibyo ukora. Cyane nk'abantu bakiri abajene, amasaha yo gutaha, ubwisanzure mu rugo hari ukuntu biba bigoye. So nibwo natekereje ndabane reka nkore ku inshuti yanjye yabaga inaha iba Kabeza. Nibwo natekereje ndavuga kamuhamagaye turavugana, arambwira ati Venari inshallah out and respect. Respect to my guy. I know you see this interview. So ubwo birangira anyakiriye mu mujyi wa Kigali. Ubwo nkazamvugana no mu rugo bazi ko ndi i Kigali, ariko abafamiliye bari i Kigali batazi ko ndi i Kigali. Ubwo mu rugo nta mpungenge bagiraga bw'umwana wakuriye mu rugo wari uhavuye mu gihe gitoya batazanagiye? Biragoye cyane kubera ko mu rugo ngewe ubundi baranyizera cyane, kubera ko babona ko ndi umwana nibyo, ariko babona ndi umwana ufite intego bitewe n'uko nifataga, kubera ko nta kintu ababyeyi banjye banshije ndabizi cyane. By'umwihariko ko ubu ngubu nyine nsigaranye papa wenyine, ariko mu by'ukuri ntago
ntabwo nawe ntacyo namushinja, arabizi neza ko n'ahandi ndi safe kubera ko turavugana. So ubwo nzi Kigali nkomeza ubuzima gutyo, nibwo yandepanye arambwira ati bro dukomeze life turebe uko bimeze. Uwo muvandimwe nyine? Yego. Shout out my brother, ndakwemera byatari. Turi kwirinda kumuvuga izina ariko yumve ko mu mutima uri kumushimira cyane shaka bisa. Noneho birangira anyakiriye nkomeza ubuzima gutyo, nkazajya nkomeza cya gifundi kubera ko niyo kariyeri nari ndimo. Nigiye mfitiye impamyabumenyi, ndakomeza ngeze ahangaha i Kigali nibwo natekeye ndavana se niba mfite impamyabumenyi kubera iki nta depoza ahantu runaka hareba ko wenda hari indi stage banshyiraho. Ni ukuvuga ngo n'ubundi wari uje i Kigali ariko ugikomeje bwa buzima bw'igifundi wize muri segonderi? Yego. So ubwo nkazajya nshaka igifundi gutya ariko nkabona ni ingutu, kuko igifundi cy'iki gihe abajeni urabizi ubushomeri ntabwo byoroshye, ariko bazi level biriho yo kubona akazi, biragoye cyane muri make. So nibona natekeye ndavana se ubu mu mutwe niyungura akantu, ndavana se nta kandi kantu nakora k'umwuga wo ku ruhande, kubera ko nkunda imyuga cyane kurusha no kumbwira ngo genda wige ABCD, ariko umwuga ni ibintu nkunda byatari. Ubwo birangira ngiye mu mujyi, ngeze mu mujyi hari umutipe wakoraga akazi bisanzwe ngiye kumureba. Ubwo aho hari ryari? Hari 2018 ejo bundi. Nta gihe kinini kirashira. Nta gihe kinini kirimo pe. Ubwo na 2018 nibwo natekereje ngera kuri uwo mujama mu mujyi, mbona arimo arakora akazi bisanzwe kubera ko nari mushyiriye akazi nga nkorere kajyanye n'imyenda zankorera zandodera. Ngezeyo mbona arantembereza, mbona indi mashini ikora ibintu, mbona ndabikunze ariko nkaba mbona nta kuntu namwinjirira uwo muntu kuko ntabwo nari muzi. Birangira tuganiriye kuko ngiye nyotewe kubona ikintu, uwo muntu birangira tuganiriye mugezeho kubera ko ntabwo wamba mfite ntaki, mugeraho tukaganira nkomaze se what kind of this one, akansubiza tukaganira ibintu byinshi. Nibwo namusabye ko yanyigisha kumenya buryo ki iyi mashini ikoreshwa. Ubwo ni imashini ya dodaga? Yego, ni imashini doda. Ubwo birangira mbwira ati nari wowe nubona akanya uzaze zakwigisha. Ndabwira okay nta kibazo. Nekereza ko ndi umushomeri, ndi umunyabiraka, ndimo gushakisha gake mu gifundi, ariko nkavuga ni nyotewe no kumenya kiriya kintu. Rimwe na rimwe n'igifundi ngakireka nkajya gushaka unakwiga, ukajya kureba wa muvandimwe kugira ngo akwigishe. Yego. Ubwo birangira mugezeho tunaba inshuti, duhana ama contact, twari tuvugana gutyo gake, noneho anyigisha buryo ki imashini ikoreshwa. Gusa arambwira ati ikoreshwa gutya. Noneho nyuma yaho nza kugirwa inama n'undi mutipe w'inshuti yanjye, buriya nta kintu cyiza nko guhura n'umuntu akaba donc ukaba ufite inshuti ariko y'injyanama tu. Hari abakurambere bacu babivuze neza, baravuga ngo nugenda urugendo ugakenera kugera aho ugera wenyine, uzagenda wenyine, uzagerayo vuba, ariko nukenera kugira aho ugera hakomeye uzagendane n'abandi. That's what's up. Urumva rero nubwo buryo iyo nshuti yangiriye inama, irambwira ati ariko hari umutipe wanjye wabyize Nairobi mu buryo buri official, naguhuza nawe noneho akakwagura experience. Ndavuga okay ni sawa. Ubwo haciye iminsi turagenda turabonana, ubwo ni i Kigali already. Turabonana, tumaze kubonana ambwira uko bimeze, amaze kubimbwira nibwo natekereje abana okay nta kibazo, kuko njyewe iyo mbona nyotewe ikintu kukimenya bitwara igihe gito cyane. No mu ishuri barabiza abajama. Noneho bikubitiye ko wari umujama ufite intego, unakunze umwuga, urumva ko byakoroheye. So nibwo natekereje rero ndavuga nti ngiye kuba stuck kuri iyi mashini paka nyimenye. Birangira imashini nyimenye, ndayimenya rwose bifatika, ariko mu kuyimenya no kumenya uko ikoreshwa gusa, ibindi nagiye mbimenya ari uko ndimo kuyikoresha ubwanjye. Ubwo kuyikoresha ubwanjye nibwo yamaze kunyigisha uko ikoreshwa mu buryo buri sample, arangije ndigendera
none ndambwira ati nanjye sasa ngiye kureba ko nabona imashini yanjye. Nibwo nahize ubuceri muri cya gifundi n'iki birangira mbonye inote nkeya ariko zagura ya mashini. Nibwo rero tugeze mu he mwaka? Ubwo tugeze muri 2019. Ubwo nibwo natekeye nabane sasa ngiye gutangira ya mashini ubwo nyine mpita nyitumiza Kampala. Umuntu aragenda arayinzanira, yanzaniye mbona siyo, biba ngombwa ko nyisubizayo. Noneho nge nigirayo njya kureba aho bazigurishiriza ngura imashini nari nkeneye. Ese ugitangira iyo mashini ubona n'ubundi mu kudoda hari style z'imyenda zitandukanye, nyeka ko zinadorwa n'imashini zitandukanye. Iyo mashini wabonye bwa mbere ukanayikunda ari nayo waje gukomeza guhirimbiranira mpaka uyitumije, ni yadodaga ubudodo cyane iyindi style? Ni ubudodo already, kubera ko nabonaga ubudodo butari common muri iki gihugu, kandi nkabona haravamo product nziza, anyoterwa no kubikora bikaba byakitirirwa njyewe wabikoze. Noneho ku buryo brand yanjye igenda ari brand yanjye, kubera ko mu Rwanda mu budodo ntabwo ibintu biri common, ntabwo ubudodo buri common muri iki gihugu. Nta style z'ubudodo zihari ku buryo wumva ngo hari inzu y'imideli y'ubudodo iri ahanga, never. Ariko ubu tuvugana wayibariza iwanjye. Ubudodo collection kabisa. So ubwo urumva ngarutse inyuma gato muri 2019 ngiye kuzana iyo mashini ndayizana ngejeje inaha. Nibwo natangiye kwanshina akazi nka kariyeri sasa. Ubwo igifundi banyishyize ku ruhande. Igifundi gishyize ku ruhande, umubyeyi ari hari azi ko umwana ari i Kigali, abantu bo muri famille b'i Kigali nibazi ko hari. Uracyari muri struggle zimeze gutyo? Yego. Ariko nkaba mfite intego yo kumva ko nyotewe no kuba nzaba umujene w'umukire ku buryo mu rugo bazambona bagatungurwa. So ubwo ntangira gukora kariyeri y'urudodo muri 2019. Ubwo ngubwo igifundi banyishyize mbasa n'ugiparitse kuko ubwubatsi ndabukunda, nabwize mbukunda pe n'ubu ndabukunda. Ariko nyine impamvu nabaye nk'ubuhagaritse ni ukubera ko nashakaga kugira ngo ngire undi mwuga nakongera ku yo mfite. So ni muri ubwo buryo rero natekereje ndavuga ni sasa ngiye gufata urudodo noneho ndwambike iki gihugu cyacu. Ewan kubw'umugisha, kugira amaraso akundwa, kubwo kuba ufite intego runaka, kubwo kuba uhuza n'abantu bakakumva, kubwo kugirirwa icyizere, nshiduka urudodo ruhunze nanjye ndarukunda, abantu barankunda, ibintu bigenda byaguka gutya. Dani, muri iyi minsi usanga benshi mu rubyiruko hanze ahangaha banyotewe no kugira amafaranga, ariko amafaranga banyotewe no kugira kenshi bakifuza kugira ibya mirenge ariko ntacyo bakoze. Rimwe na rimwe bakabona abantu bafite aho bavuye n'aho bamaze kugera, bakibwira ko hari ayo mafaranga bafite ari nka family influence yavuye muri famille, ari heritage babonye, cyangwa se arandi mahirwe adasanzwe bagize nk'umuntu akaza akayabahamo gift cyangwa ikindi kintu. Ariko nibatekereze ko hari aho biva, hari icyo umuntu akora, hari icyo umuntu akora kugira ngo koko ubwo bushobozi n'ibyo byifuzo byakeneye abigereho. Nicyo uri kutubwira uti wari ufite ambition y'urudodo. Kuva aho utangiriye umudeli w'urudodo muri design zitandukanye bari buze kugenda bakomeza babona muri screen hano hasi, ni iki ubu ngubu uvuga ngo aho natangiriye 2019 muri struggle nari ndimo kugeza ubu ngubu 2025, ishusho twavuga urudodo rufite aho rwakuvanye rukuvana mu mwuga wawe wo kubaka, ukakuzana nyine ukarukunda narwo rukagukunda nk'uko wari umaze kubitubwira. Ni iki gifatika twavuga kimaze kuva mu rudodo cyahinduye ubuzima bwawe? Ni byinshi. Ni byinshi. Mbere na mbere buriya kuba ndiho, icya mbere ni Imana. Icya kabiri ni urudodo, kuko urudodo rumfasha kuba rumprovidingira everything. Uko ibyo umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi bikesha urudodo. Urumva rero icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri mu buryo bijyanye n'imikorere byagiye byaguka. Byagiye byaguka, ntago aho natangiriye cyangwa se aho nahereye
ntago ariho ndi right now. So bivuze ko hari ibintu byinshi byagiye bihinduka. Kandi ikindi cya gatatu, nanashima cyane na fondation navuga ngo nshingiraho mba stack mu Rudodo. Urudodo rwamuje n'abantu kandi bari seriye, nagiye nunguka abantu benshi bagiye batandukanye kandi bari seriye. Urudodo rwagiye ruguhuza n'abantu batandukanye kandi bari seriye. Urubyiruko rw'iyi minsi kenshi ubusanga dukeneye gukoresha imbuga nkoranyambaga, kuko twumva ko turi bwigaragaze bakatubona, rimwe na rimwe bakanatubona uko tutari bitewe n'uko twe twiyerekanye, twisanisha nabo twita aba star role models, twisanisha nabo twita aba role models bacu ku mbuga nkoranyambaga, bigatuma twishyira uko tutari imbere y'imbuga nkoranyambaga. Rimwe na rimwe tukanazikoresha nabi, hari abagamije indonye kuri zo, ari nka kesi zimaze iminsi ziba za bashiki bacu tutari buze kugarukaho. Wowe imbuga nkoranyambaga wazikoresheje ute kugira ngo zikubere isoko y'umugisha n'inyungu mu byo wari uri gukora? Buriya umuntu ajya gukora cyangwa creating social medias ari uko afite intego. Ikindi intego ni content igiye kujyanaho. Ubwo numva njyewe content yanjye yari Urudodo. Kubw'ibyo n'ama platform yanjye yose ni Urudodo collection. So ntago ugiyeho uhita ubona ese Urudodo collection hariho ibiki, ibyo ubonaho nibyo bihita bigusubiza platform yanjye isobanura. So urumva rero njyewe na creating za platforms mfite intego yo kugira ngo namamaze product zanjye cyangwa creativity zanjye, ndebe buryo kiza boostinga, kubera ko iyi si turimo ni ya social media. Usanga umuntu uri state amenya ikintu we wakoreye i Kigali kandi ari uko ugipostinze mu munota umwe. Urumva rero social media ni advertisement nziza kandi yubashye. Baravuga ngo isi yabaye umudugudu kubera social media. Social media platforms zitandukanye. Uyu munsi icyabereye Uganda kakanya mu munota umwe gusa ndabanyimenye, icyabereye state ndabanyimenye, buri kantu kose kabaye isi yarakatwegereje mu ntoki, ku buryo in nowadays world has no limit, kuko anywhere ikintu cyose cyahabereye turakimenya. Ariko se uru rubyiruko ntago twakirengagiza ko izo social media platform nubwo zikoresha ibyiza byazo n'ibibi byazo urabizi. Hari abajene bifuza gutera intambwe muyo wateye, bifuza gutera ikirenge mu cyawe kugira ngo bagere aho umaze kugera muri aka kanya. Inama wabagira mu rwego rwo gukoresha social media platform, bazikoreshe bate kugira ngo zibagirire umusaruro nk'uwo zakugiriye? Okay. Kimwe cyo nababwira, buriya umujene ashobora gukoresha social media ye akumva ko wenda ari having fun, ari iki, ariko mu by'ukuri iyo social media urimo gukinisha yakubyarira umusaruro. Bivuze iki? Wowe tekereza icyo ukora, icyo usabwa gukora, hasigaye numara kugitekereza ugishyire mu bikorwa. Nugishyira mu bikorwa ukagipostinga nkuko upostinga ayo ma videos cyangwa ayo ma post, ayo mafoto wasohokeye ahantu runaka, we postinga iyo ide yawe uyishyiraho ngaho witurize. Hari igihe kiba kizagera ukabona income ya post wa postinze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wenda nakibabwira mu mugani, buriya urubyiruko akenshi urubyiruko twumva ko ibintu tugomba kubibona mu buryo bworoshye, ariko my friend bisaba kwiyuhakuya. So bivuze ko umujene ugomba icyo ugomba gutekereza no gushyira mu bikorwa ibyo ugomba gukora. Asigaye ukayipostinga nkuko posting izo videos n'ayo mafoto. Baravuga ngo icyo ushobora kurota no gutekereza burya no kugishyira mu bikorwa byashoboka. Birashoboka cyane. So we fata platform yawe uyishyireho ibyakubyarira inyungu bitewe na content ufite, and then bizakubyarira umusaruro. Dani, rero dusoza uraza kwibutsa abadukurikiye aho bakubona, yaba platform za social media zawe, nibiba ngombwa baraza no kutwandikira inbox kubaza gushaka nimero zawe, zo turi buzitange mu kiganiro aka kanya. Ariko platform zawe, social media platform ni izihe? Platform zanjye ntago zigoye. No, yaba Instagram, aho Instagram ni Urudodo_collection.
ugiye uhita ubona product zanjye kabisa. TikTok nabyo ni gutyo, ni Rudodo_collection 1. So urumva rero izo nizo platform nkunda gukoresha cyane kubera ko nizo zimbyarira umusaruro vuba na vuba bitewe nuko mba nifuza. Yep. Reka mbashimire rero, mbashimire mwese twabanye, nshimire umuvandimwe Dani aka Mr Urudodo. Ndizera ko n'ubutaha nitugukenera kugira ngo tuganire byinshi bibyara umusaruro bigira icyo bifasha urubyiruko rugenzi rwacu, tuzaganira hano. Mbashimiye ko mwatwumvishe rero, mbashimiye ko mwabanye natwe, ni kuri Legend Nation TV. Bashishimiye ko mwabanye natwe n'umuhungu wanyu Mico Myiza Axel. Nk'ibisanzwe tuze guhurira muri comment section umbwira icyakunyuze muri iki kiganiro tumaze kugirana n'umuvandimwe. Kuri wowe utarakora subscribe, emerera ngo usabe gukanda kuri subscribe kugira ngo turusheho kwagura umuryango wacu wa Legend Nation TV, kugira ngo uyu munsi tugire aho tuva naho tugera ejo hazaza dufatanyije. We spread love. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Ngenda bakunda kandi bakunda rwinshi. Yeah.